amakuru y'umukobwa wanjye maze iminsi rero nirirwa mu bintu byinshi ahantu hanjye njya kwirirwa ku muhanda mva yo naniwe nta mwanya nkikubonera sinzi n'ukuntu umeze hose bimeze bite amakuru ntabwo ari meza habe ntabwo pe ku ishuri se nibyo nyine ndi kuvuga ku ishuri nyine banyirukanye ibihembwe byose bibiye natishyura wowe kwamba niturije nyine nkicecekera ese mwana wanjye wundi wabimbwiye ngo nyakuri ko mbona amafaranga yabaye ikibazo ese mama bwo bizagenda gute ese nzaze nicara ahangaha sinzige siko ndi kubona uyu mugabo atakijya sinzi ntagiye ukaza ariko nyine barimo arashakisha ntabwo rwose ibintu mba ndi kubyumva nese we ntubizi ko ikindi gihe twajyaga twishyura neza amafaranga y'imisatsi akaboneka uri muri classe bakavuga ngo abishyuye wowe utarishyuye ukajya hari uko nyine mu ishuri utarishyuye uko nibyo bintu bibabaza ntihangane soje wongere ariko nyine bizashira si uyu mwaka gusa si byonyine bikubayeho ibihembwe bibi byose byibuze n'aba ari igihembwe kimwe tuzayishyura shaje ndabona dadi anaje udusuko twawe ndabona dutangiye tudasaza sakani genda ujye kureba icyo utunganya aho ngaho hirya nyine umukobwa wase mutumvikana ntabwo aribwo dufitanye ikibazo kiri mu rugo se nawe ntukizi ikibazo cy'amafaranga ku buryo bwinshi kiriya gishoro unkoresha ubona nabonamo amafaranga yo kwishyura umwana wiga muri kaminuza niyo yaba ari itike gusa ko no kuyibona bingora uragira ngo ngire nte ese ubwo nategereje nyuma yo kwakwirukanya ku kazi ngo uzajya gushaka kandi kazi ategereza nkaheba nkagenda nkajya ku muhanda nkazunguza ibigori nkacuruza ibintu baranseka baramvuga umva mbese abantu bose mbese nabaye iciro ry'imigani mbese kuri uyu musozi w'iwacu utuma n'ivu ry'imyotsi n'ibiki byose ahubwo ubonye nabonye naho nzajya mbona nibura ngenda nkataha nuko imyotsi ntumara iryo ariko nibura nahashye ubu se ko bimaze gushira noneho ubu ngubu ko byanshobeye ariko ushobora kuba utajya unyurwa gute se rwose iyi nzira ishyura ntiyishyurwa se sinzi dusigaye tuba mu wundi wanenganite wowe uretse n'ibyo nyuma y'uko yindi wayigurishije n'ubushobozi bwacu ariko se njyemo ntekereza nta kuntu nyine wakongera ugashakisha kandi kazi nibura akunda abantu b'abagabo umuntu w'umugabo ajya abuririza burundu akazuvuga nawe uzakore cyakora ndaje ngiye guhindura dore ibigori bimaze kubura bimaze gushira kandi ibigori nibyo nakoraga amafaranga nabyo nigiye gukora ubu rero none dore ya mafaranga 2000 kandi nagira ubu nagira ngo nibura ahubwo unyongerereho dore navuganye n'umugore dukorana ku gasima ambwira yuko azajya kurangurira iyo ngiyo niba ari mu majyaruguru niba ngo ari mu isoko rya he ngoro ndakuzanira ndi harya muri mu isoko rya he yambwira ntago mpibuka ariko ni mu bice byo mu majyaruguru hanyuma rero yambwiye yuko kuko ngiyewe ngiyeyo igishoro nta nubwo itike yanangezayo none rero yambwiye ko azangerekeraho ko n'inshuti yanjye dukorana ku muhanda ubwo rero ubwo nagira ngo aya bibiri dore yagiye avamo ibintu byinshi nagiye nishyuramo umuriro nkishyuramo amazi nkishyuramo ibintu byinshi nyine tukanarya tukabonamo n'akarindazi k'umwana kandi miliyoni ntibyavagamo none 2000 ariko ubu naciye akenge wayimaye se ngo ukareba ibyo nkora uzi ukuntu nawe umuzungu akugira inama warananiranye ngo utarabona ntabwo harya ngo uvuga batarabona nyine nani ntarabona waciye ubwenge naciye ubwenge rwose ubu ngubu nyabonye nakora ahubwo si ikibazo nta na make wagira nibura ngo nyongerere kuri ayo hanyuma ubwo yagiye ejo yambwiye ko ari buze waba afite amafaranga yavuze ko ari bunzanira imari ni imboga se kumpa ndashaka gucuruza imboga hari aho ndi buze gutega nge kureba amafaranga yakuzana ndayaguha none se nimara kuyaguha mu kanya kazana imari ushaka gucuruza imboga hanyuma ntege nyagire itike ndasa nkuzaniye amafaranga uramba ngangahe shaka gangahe amaye nigeze ndagutegeka yuma nyine wegereranya igishoro icyo ubona ko nyine nzajya ngenda nkavanamo nibura ngatahana bitanu se nta kintu byagufasha mbega ariko nyine nawe nayemera none se bibiri twahawe na muturanye byose mbona byari bitumajije kabiri umpaye nyine acyo yampaye ibyo bibiri ese ubundi ngo bibiri ukampa bitanu n'ubundi ko ndaguha 10,000 ariko ubundi ntacyo ndaje ndebe ibiganza none Fani ayanzaniye hariya ndaje nyaguhe hanyuma rero ntabwo mbizi ariko nyine
ariko numva nyine nshaka gucuruza ibintu by'imboga. Si byiza se? By'imboga si byiza? uvuye mu bigori ugiye mu mboga. Ariko ibigori byabagamo ivu, ariko imboga zose neza. Imboga Udukaroti, imboga nyine. Wirirwa wikoreye ka gataro ku mutwe. Amana cyane rwose. Cyari wawe yikoreye agataro. Nzareka kujya niba wagenda neza njya ngatereka ahantu nyine twicare magume. Ubwo ugiye kumbwira mbese ngo nsa n'ibiboga mbese nsa nabyo gusa se. Ubushize bambwiye ko nsa n'ibivu nsa mbese mbereye no kujya ku muhanda nkanyarirwa n'umivu nkataha nuko imyotsi none bw'imboga se noneho sinziza ubwo nabugiye kumbwira ko nsa n'ibyo nkora mbese. Cyo kora biragusa. Kandi nawe sinzi guseme. Ibyo birakureba umwanya nataye wanje ni ukuntu naniwe se ahuguza umunaniro mbafite. Kana nigendere. Ariko umpaye amafaranga ngiye kuzana amafaranga. Haguruka wigendere nyine yabajya baragenda none se uragira ngo ngire nte ngagendere nyine. Ngaho nyine nabwire fana azaho mbika siwe nkora mutima yanjye se ngaho genda nyine arahaze. Hanyuma uyu mugabo ntambeshye ko amaze iminsi mbona ameze ukuntu yarahindutse buriya nimara kumuhereza bibiri byanjye nifite ari byo nagendaga nkazunguza nkahahira abana urambwira ngo uyu mugabo arayansubiza. Aha reka ni byiza mu kudusuye se n'amahoro. Amahoro. Nanze kwirwa nicaye hariya mu rugo hamwe n'uriya gicari wawe. Sinabonye se abakora. Aza kukwirebera wenda wowe wisobanukiwe ni ufite yibuze umuntu ndakuganiriza bikanafasha. Wisobanukiwe nese kuruta umugore wawe mbona wirirwa akora ku gasoka kubara ko nabonye rwose ibintu birimo neza. Buriya ahoragera uri. Ariko nukuraje kugerageza ndamuca ku gasoko. Sasigaye yaravuye mu bigori mbona ageze mu mboga. Buriya urira mureba ukabona umugore mwiza rwose. Hanuka n'intuzi n'imyotsi. Akabagabo mwabaye muti. Nanumva nashaka. Ubu uramfasha ungereranya na gicara umugore wawe. Ku buryo wumva watagicara ukaza kureba Jackie. Nuko utayireba ukuntu ni mwiza. Ndi mwiza wishwe n'imiruho kagenza hari naguhazi. Kubera iki se uri mwiza kandi adahari? Mbaye mwiza nte? Mbaye mwiza nte? Uri kumbwira wari amafaranga yanjye akayamara. Ariko nawe yasaga neza. Gicari nubwo yari amafaranga mugahera kuri zero. Ariko yasaga neza yarabigaragazaga rwose. Ako yanteye igikomere buriya. Oya ariko ugomba kumubabarira. Ariko twebwe abagabo ntago mukosa tukabababarira. Ntabwo namubabarira. Ubwo rero urarubitisha akaba wenyine ariko abagabo bobuye. Umva nawe ugiye mu mubare w'ababandi baza kuntesha umutwe ngo mba njyenyine nyine narabimenyereye kagenza nawe yenda gutaha. Ngira ngo nze twiganirira. Tuganira iki? Niki uganira nawe muvu? Wenda wafasha. Okay, nimba ari inama nayikugira nta kibazo. Amfasha kuruhura mu bwonko. Gute? Iyo turi kuganira birafasha buri. Ngombwira nk'ikintu nabana nakubwiye ukaruka mu bwonko. Nakureba mu maso yawe biranezeza. Nuko mbese nuko waje gutereta ngewe Jackie umugore wa kagenza suko bajya suko bamfata bivuga gutya suko bamfata nk'umusozuguri umugore w'ibana umugore ukeneye umuntu wo kumutera inkunga ngususurutse kubwira kuri mwiza ubundi nkanye kagenza niwe wabibonye ubwiza bwanjye wowe kuba wabubona ntacyo byambwira kagenza nta kibazo wazaza asanga n'ubundi ndamutegereje kagenza wanjye byambuza kuza abagabo bo muri uyu mudugudu muri tesha mutwe ariko mana umugore w'ibana rwose umva aba yaragowe uza abagabo baza ha ku munsi Jackie uri mwiza none nawe wunzemo muvu koko nawe inshuti y'akagenza ariko nakubwiye ikibazo mfite ufite se ni iki ni inshuti yanjye nyine urugo rwe ariko ikibazo cyuko Jackie arimo akora agakora ibintu wenda bitagenda cyane bitazamura urugo ako kanya ntago abagaburira sinumvishe ko wanze no gusubira mu kazi ibiryo bye biteka nkanabirya se sinumvishe se ngo wanze gusubira mu kazi uri kumuhima se aya kazi nibagashaka nitonze
amahirwe ufite nuko mufite abana bake bamwe mufite benshi byabazutaguza agashaka nitonze ubu ngubu ngiye kujya ninywera icupa ntahe nakagejeje mu mutwe umva imihigo sinshaka no kuvugana nabo ujye umufite ningize rwose ufite umuhigo mwiza wose wubaka urugo none se amafaranga yanjye ko yashize ngewe Jackie iyo Kagenza baza kumufunga nkiyandarika abana banjye ntibari kwiga ishuri reba imyaka 7 amaze muri gereza yewe nakuye amaboko mu mufuka urumva umurimo mubi sinawutinya none uri kungiriye nama yo guhaguruka ugakorera urugo rwawe ibyo byo kuvuga ngo uri kureba abandi bagore baruta gicari ukabikura mu mutwe ubundi ugahaguruka mwese mugafatanya agacuruza imboga ugaca ubu ntabwo wakora n'ikiyede ngewe uzi imirimo mibi nakoze yewe nzagiye gukora ikiyede uzi imirimo mibi nakoze yewe ngiye gukora ikiyede twakwicecekeye muvu bazabaze umva nkubwiye si wowe si umugore wawe baranamwigishije gukora kera mugifite amafaranga ntiyabyumva ariko reba aho umuruho umugejeje yotsa ibigori ku muhanda ari kwikorera agataro k'imboga ariko uyu munsi ngewe Jackie wabonye inkoko mfite wazibonye wabonye inka zose izazo wazibonye ni akaboko kanjye uko nakuye amaboko mu mufuka none wowe uri gutinya imirimo mibi nta murimo mubi utunga umuntu ubaho buriya byamunanije kuki mutamugiriye inama mbere yaragishaka kubaho neza gikeneye fresheri ngiye fresheri rero ubu ntangiye kuzirya abana banjye barangirije kwiga niyo mpamvu ubona nsa neza nta birantega abana barangije ishuri ndatuje nta stress mfite usigaye urusha bwiza gicari twahurira hehe ubwiza bw'umugore n'amafaranga nawe igihe mwari muyafite yasaga neza nanjye ubu ni igihe cyanjye mundeke rero mwintoba ndi kwitegura Kagenza agiye gutaha ariko rero ushatse wazeka reka tukajya twivuganira twiganira oya ejo bitazagera kuri Kagenza ngo Muvunyi asigara Kagenza ni inshuti yanjye ntabwo byabitekereza Muvu genda bite ku rugo rwawe sibyo muri inshuti muri abavandimwe wite ku mugore wawe ukora amaboko mu mufuka mukorera urugo rwanyu mwiteze imbere muzagira aho mwongere muve mu bukode sibyo kandi nukuri muzagira na hiyo mihigo yo kuvuga ngo uzinywera icupa uzarinywesha icyo udakora yihorere ngaruza amafaranga nahombye se uzongera uyagarure mu icupa hari kugira ngo nari umugabo ihabwe intebe nawe niba unkatiye ntacyo umva icyakugenzaga kwa Jackie rero nimba atari inama nziza zubaka urugo nzayashaka abandi ntizibe inama zo kubaha umugore wawe hazindi nama naguha ugenda amahoro muvu tegereje Kagenza wanjye reka nigendera ubwo nawe ntacyo mfashije genda abagabo nkamwe narabamenyereye komanda yawe abagabo baragwira ariko nanjye nararubonye Kagenza wanjye se uzaza ryari koko mbega ngo ndasebera ku uyu musozi ariko iyo nihagararaho byari binkomeranye umugabo wese ubuze uburyo ngaje kwa Jackie umugabo wese ubuze uburyo ngaje kwa Jackie yewe narumiwe ariko Muvunyi we ndamushwishwibujije ariko nukuri nubwo umugore we umuruho wamwigishije ngiye nabonye rwose amaze kujya muri mood y'akazi nuko umugabo we ndeba nawe atangiye kwigira cyo ntazi bite Muvunyi ahora komera cyane makuru turashima Imana turakomeye mu rugo muraho mu rugo turaho mwebwe se mumeze duherukana cyabindi duherukana nyine uri muri bwa buzima umbwira ko bakwirukanye ubundi baracyakomeje noneho na wa mugore yigize intare yananiye pe ngo bimeze ute umugore yanyanze mbese n'ubu ko nirirwa mubona hariya ari kotsa ibigori ngira ngo ubuzima uko biri kose biri kugenda buza si ibigori wabonye umuntu wotsa ibigori ubuzima bukaza nkanjye Muvunyi wari uzi ubuzima buzaza ku bigori nyine ntabwo biba byoroshye bwira koko ntabwo biba byoroshye kuba ari ugupfundikanya ubu mwebwe se mubigenza mute yewe byaranyoye noneho ntituri kuvugana umwe rero
nese bituruka kuki kudahuza ubuzima bwose buje ko mugomba kubanamo neza yanyobeye nanjye mukabuhuzamo. niba ikibazo ari jyewe niba ari we ibyo byanyobeye mu rugo nyine ni gucagagurana umwe aca hirya n'undi hirya atavugisha undi. Kankubwire Muvunyi rero muvandimwe wanjye, dore narakubwiye amezi naba yane bakwirukanye mu kazi, waraje uraryama uratuza. Nagiye nkugiraho kenshi ngo shaka akazi, nkakugiraho nkakubwira mu gihe nabonye n'ikiraka cy'igifundi aho njya kubaka nkakubwira ati ngwino tugende wenda nkwandike mu bafundi kuko ari njye wapatanye inzu, ubona yucyura atereka reka ntabwo naba narakoze kuri mashini ngo fate ibyondo ngo ndobe sima, ukabyanga. None ubwo uko byagenda kose birashaka umugore wawe yahuye n'umukire kabisa, ashobora kuba yarahuye n'umugabo w'umukire w'umubosi, ababosi bariho batanga agafaranga. Ni za nama za zindi zo kujya gucuruza ibigori, nanjye muri kungira inama yo kujya gukora ikintu. Kuko urabona nagishobora. Reka nkubwire, n'ufite abana urabona ubu nashobora ikiyede. Umva, n'ufite abana ubuzima yo buhindutse aho bukwerekeje wiga kubana naho. Wenda mfite ahandi ndi guhimo ndasaba akazi, umusengere ndebe ko bishoboka. Mu gihe akazi kataraboneka, ufite abana bakeneye kurya, bakeneye amakayi, ufite umugore, kwifuza ko umugore guherera nyine ku mugabo niho kurangirira. Ibyo rero udashoboye kubimo, kuba yatangiye guhinduka imico ubona yahindutse, ubona mutavugana, yabonye umuntu uri kumwitaho byanze bikunze, ucunge neza aho. Narakubwiye ngo hindura ibite, uri kumva wafashe ubwenge bwawe, amashuri wize yose, fata ibitekerezo byose wakuye hara mu kazi, uraza ubitsindagira mu kabindi cyangwa se muri varisi wawe niba kinayifite simbizi, ubibikamo aho ngaho. Ntabwo ugitekereza, ariko zikora ibyo ntabwo ugitekereza. Uko nsigaye mubona ashobora kuba afite abandi bantu bari kujya bamwitaho, bayacunga neza atari jyewe. None se niba umbwira ngo uratunguka mu rugo iwawe ukahasanga imigati, ukahasanga umuceri, muri ayo mezi ane nabyo mwabonaga biva muri ibyo bigori, kandi wabihasanga ukabona no kugusuzugura, ukabona uko mwabanaga byahindutse, wamukenera nunamubone, urumva byose. Ndagerayo akankubita ikibuno akigendera, kanambuka n'imyoza. Ntabwo byoroshye, cyanyobeye. Ni ukureba icyo ukora aho burya hari undi muntu birashoboka. Ni ukureba icyo ukora bikiri kare, ndumva njye bitoroshye. Birashoboka. Reba icyo ukora. Ngiye gushaka akazi nanjye ibi birambabaje. Kuko no kwanga ye kugashaka, ariko ntabwo wambwira ngo nze gukora ubuyede. Siko bafite akazi, waratomboye wowe usoza kwiga uhita ukabona. Hari n'abamaze imyaka 10-15 badepoza naho ahantu hose bumvishe itangazo riranga akazi badepozayo, byaranze na bugingo n'ubu, ariko bariho bafite uko babayeho, experience bafite uko babayeho. Hoya yo wize, umuntu wize naho atageze ibitekerezo aratekereza. Kiyede wagikora ukabaho, ushaka kudakora ikiyede. Rero buriya nagize ikibazo, ngiye Muvunyi buriya nkora ibintu mbishaka. Nagize ikibazo cy'amafaranga yahombeje uriya mugore. Rekeraho. Igeze iyi saha n'ubu biracyandimo. Rekeraho nakumvishe. Ni wamamagaye ngo tuganire, twungurane ibitekerezo. Ngewe ndumva niba ubuzima ugitekereza igihe wari uri mu kazi, n'igihe umugore yari yicaye mu rugo ntacyo akora ahubwo arya ya mafaranga uruhira adakora, ubwo buzima mukaba mwarabwinjiyemo ukaba ukibitekereza, ndumva haba hariho nko guhimana cyangwa se guhangana. Ushobora kuba waricaye ukituriza, narakoze ibintu byose birahomba, inzu bayidukuramo, none n'umugore natunga urugo. Ushobora kuba ari aho ngaho wari wicaye witurije, aho ngaho rero niho ugiye gusuzugurikira. Kandi reka nkubwire, umugore wamaze guhura n'undi mugabo,
iwe baba babaye ba nyarubwana, baba babaye imbwa bobi simba, biba byarangiye. Ntaye mufata kugara wiriwe gusa wamvugishije wakira abantu uba wakira umugabo Niriwe. Niriwe na neza kandi. iki cyaguteye kuvuga gutyo se? Kuvuga gute se? Ahubwo se we niki cyaguteye kuvuga gutyo? Utaha ugasuhuza. Habaye iki se ubu? Utaha ukansuhuza. Cyangwa nuko usanze nakarabye nambaye agakanzu. Bambwiye noneho bishobora kuba ari byo. Ntabwo mbizi ibyo bakubwiye. Ikibazo cyo gusa nyine meze neza. Ndumva kandi nshaka kuba ndi jyenyine. Nkeneye kumvugisha. Ibyo ntabyo navuze niho ubyivugiye. Ko nari nkuzaniye amafaranga. Shatse babyore ntabwo gikeneye. Cyampaye. Noneho ninde ko ukomeza kunyihishamo cyane. Ukomeza kunyihishamo cyane. Shatse ariko wajya mu nzu. Sinzi n'impamvu utashye karundira musasi nabaga nkwiteguye. Banza umbwire. Iki se? Ibintu bishya ndi kubona hano. Ariko ubundi umuntu wese ahorana impinduka. Ibintu bidasanzwe ndi kubona hano. Kubera ko se nyine utashye ukansuhuza niyo mpinduka. Cyangwa nuko utashye kare. Cyangwa nuko uje gusanga ntarimo kunuka imyotsi. Cyangwa usanze ntari kunuka imyotsi. Ngize ngo nze tuganira. Si birushaka ko ibintu byose bizahora ari intambara. Ako n'uri ntabyo nahamagaye. Sinzi nuko byatangiye. Ubwo rero bitangiye ni ugomba kubisoza. Se wari uzije kukubwira iki? Ntabwo nyizi. Ariko no kumvugisha sinari mbyiteguye kuko maze iminsi ntumva ijwi ryawe. Murabonaga nta mwanya ufite. Rero nanjye ubu nta mwanya mfite. Warankati. Ndahuze ndumva nana. Ugiye mu bikisi. Ndumva kano gatabo karimo kumfasha. Ufunga icyo gitabo tuganire. Bashaka kumbwira amakuru se. Kahambwira. Eze mu nzira umuturanyi wanjye yanshuti yanjye iranganiriza. Numvaga nshaka ko tuganira. Uravugaga kwandise? Numvaga nshaka ko tuganira. None tujye kuganira kubera ko inshuti yawe yabikubwiye. Asanze wenda ibyo natekerezaga bitari byo. None byakubwiye nibyo biri byo. Uko natekerezaga. Ariko buriya abagabo bagirana inama. Ako nge sindi umugabo. Nizuje kubimbwira ngo mbimaze iki. Nyine nagira ngo tuganire. Tuganire icyo gukora. Hari amafaranga nari nyakuzaniye ngo uzamure igishoro cyawe. Heruka cyajya ibihumbi byawe 2 bitangiye kubinywera. None se ubone bwo warubizanye. Ariko si iyi myenda noneho bayikuyera. Siko ibintu bambwiye byaba ari byo. Icyari kigushimishije nuko nakomeza ngambara bwa bushwambagara se bwari bwaranshiriyeho. Yayo ndi ujye uvuga ibintu uko imyaka. Siko narose. Se ni indoto narose. Ubwo wazikabije rero ngaje. Siko narose hari umugabo usigaye kwitaho umukire. Ndumva uzi no kuzikabya rero. Yeah. Arahari. Ibyo niba byivugiye ntabyo mvuze ko wazirose niba rero wazikabije. Icyo nzi cyo se ko ari wowe uvuze ngo nazikabije kandi akaba ari wowe mbaza. Ese ubundi ikibazo cyaba ari iki? Kumva nta kibazo gihari. Ngewe se ko ntaho nagiye.
ese wibaza ko ari we babwira wenyine abaturanyi njyewe ntawumbwira ese wibaza ko njye napfuye amatwi wagiye ureka ubwo se nyaho wirirwa simpazi nibyo wirirwamo bakubwiye ngo iki ntabwo ari ngombwa ngo mbisubiremo ese ko nje nkakubwira ibintu harya ngo ibyo byagize gute ngo ibara umupfu uko byagenze ibara umupfu ese uragira ngo nanjye ngo barire mbaga umupfu reka tuganire ku by'urugo rwacu reka mpaguruka ahubwo ndahuze reka no kureba ko nahishije ko n'ubundi se wowe utabirya nta mpamvu kwirirwa nkubwira ngo natujye kureba noneho ndabirya ndashaka kuganira nawe yewe uyu munsi wanza atari amahoro uyu munsi simbizi kabisa sinzi uko byagenda ese byakugendekeye bite urarwaye harya ngo ibyo gakwandiye kubwiye ni ibiki ko ntabyo nzi ubundi gakwandiye yangiriye inama bitumye uza ugafata umwanya wo kumpagarara iruhande nafashe umwanya wo kurakara no tumutwe kubera amafaranga twapfushije ubusa uvuze neza naringize ngo ugiye kuvuga ngo amafaranga napfushije ubusa wari kubinsobanurira neza nawe bigezemo uruhare gute nagizemo uruhare gute ari wowe wayakorera ukanayahembwa ukanayakoresha njyewe nayakoresheje iki niba wowe wayakoreshaga iki wowe wayakoreraga niba yarakunaniye kuyakoresha neza ayo nagusigiye hanyuma gica kumenya kuyakoresha ayo naguhagaze warayamaga ukambwira n'ibyo nyakoresha nigeze nkubarira ntabwo wasigiraga amafaranga ukanyarikira n'agapapuro k'icyo ari bukore urabeshya wambeshyeye sawa ako wakwihanganya ukagaruka ubu se noneho urimo urabyumva neza ibyo nanjye wankoze ko njye nagarutse se ubwo ni wowe nyine n'igihe cyawe ubwo nanjye igihe cyanjye nikigera nzagaruka